rwacu rwabohowe. Abajene nk'urubyiruko twe twishimye twashimishwe nuko twabonye kuko ahantu igihugu cyacu cyavuye naho kigeze ubu ngubu. Ni kuri uyu wa gatanu tariki ya 20 z'ukwezi kwa 9 2019 abanyamuryango wa RPF Inkotanyi bakaba n'intore z'umuryango mu murenge wa Kigoma ho mu karere ka Nyanza babyutsiye Rubika berekeza mu mujyi wa Kigali. Urubyiruko, abakuze ndetse n'abashesha kanguhe basuye ingoro y'umuryango RPF Inkotanyi izwi ku izina ry'Intare Arena ndetse banasura ingoro nshingamateka y'u Rwanda. Aba banyamuryango ba RPF Inkotanyi bo mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza bahagurutse saa 12 z'igitondo mu murenge wa Kigoma bagera kuri 80 berekeza mu mujyi wa Kigali. Saa 4 zuzuye z'amanywa bari basesekaye ku cyicaro cy'umuryango RPF Inkotanyi mu Rwanda giherereye mu karere ka Gasabo nkazwi nko ku Ntare Arena, aho bari bafite intego yo gusura no kwihera ijisho ibikorwa by'umuryango RPF Inkotanyi umaze kugeraho nk'uko bitangazwa na bamwe basuye iki cyicaro cy'uyu muryango. Nitwa Mujase Olive, umunyamuryango wa RPF Inkotanyi mu murenge wa Kigoma wo mu karere ka Nyanza. Uyu munsi twasuye Intare Arena aho icyicaro cya RPF mu Rwanda gikorera. Twagaragarijwe ibikorwa by'abanyamuryango nk'uko buri kwezi umunyamuryango atanga umusanzu, niho bahereye batwereka bimwe mu bikorwa abanyamuryango bagezeho, banashimira abanyamuryango muri rusange, banatubwira ko ibyo byose uko byagezweho twebwe twese uko turonka abanyamuryango tubifitemo uruhare. Nitwa Kabarebe Trifonia, nkaba ndi intore y'umuryango wa FPR Inkotanyi mu murenge wa Kigoma akarere ka Nyanza, nkaba ndi president wa komisiyo ngengamyitwarire muri uwo murenge wa Kigoma. Twakoze urugendo shuri dusura ibikorwa by'umuryango, dusura Intare Arena, akaba ari igikorwa cy'ingenzi cy'umuryango FPR Inkotanyi. Tukihagera twaganiriye, batwakiriye, baratuganiriza, batwereka, baradutembereza iyo nyubako y'akataraboneka, hanyuma noneho batubwira n'amateka y'umuryango, imigabo n'imigambi y'umuryango, ikigamije kuzatugeraho ndetse n'icyerekezo umuryango udufite. Genzwe Nsengimana Robert, nkaba ndi urubyiruko rw'umurenge wa Kigoma. Cyambere cyo turashima abanyamuryango umurenge wacu wa Kigoma mu rwego rwa FPR Inkotanyi batugiye icyizere nk'urubyiruko bakemera ko twafatanya nabo gusura Intare Arena cyangwa se aho icyicaro cy'umuryango FPR Inkotanyi w'igihugu bakorera. Twageze rero twamukiye byinshi, badutembereje, twasanze abatuyoboraga abatubwira amavu n'amavuko y'umuryango FPR Inkotanyi. Tubona ni byiza kandi twumva n'ikindi gihe twashaka uburyo twazana n'urubyiruko rwose, kuko akenshi urubyiruko arizo mbaraga z'igihugu kugira ngo babone amateka cyangwa se amenye imigabo n'imigambi ya FPR Inkotanyi. Abanyamuryango ba RPF Inkotanyi mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma bakomereje urugendo rwabo mu ngoro y'inteko ishinga amategeko, aho naho bari bafite intego yo kurushaho gusobanukirwa neza amateka yaranze urugamba rwo kubohora igihugu. Aba banyamuryango na morale nyinshi basesekaye mu ngoro ishinga amategeko y'u Rwanda ahagana saa 7 z'amanywa basobanurirwa amateka yaranze urugamba rwo kubohora igihugu. Nk'uko babitangaza, bavuga ko bungukiyemo byinshi. Tuvuye ku cyiciro cy'umuryango w'igihugu twakomereje ku nteko ishinga amategeko, aho twasuye ingoro y'amateka yo kubohora igihugu. Twahageze nk'abajene nk'urubyiruko twe twishimye twashimishwe nuko twabonye kuko ahantu igihugu cyacu cyavuye naho kigeze ubu ngubu. Ku Ntare Arena twerekeza ku ngoro y'inteko ishinga amategeko, twasuye inzu ndangamurage muri iyo ngoro,
tubona by'umwihariko amateka y'igihugu cyacu. Ayo mateka twayire tuyazi mu magambo, ariko noneho twabyiboneye n'amaso kuko ibikorwa bifatika birahari. Tubona igihugu cyacu mbere y'ubukoroni, mu gihe cy'ubukoroni, ndetse tugera mu gihe urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiriye. Itangazamakuru ryashatse kumenya aho igitekerezo cy'urugendo rwari rwuje akanyamuneza cyavuye, maze riganira na chairperson w'umuryango RPF Inkotanyi mu murenge wa Kigoma, rimubaza aho icyo gitekerezo cyavuye ndetse n'icyo bungukiye muri uru rugendo. Murakoze, nitwa Rukundabahizi Bernard, chairperson w'umuryango RPF Inkotanyi mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza. Twagize igitekerezo cyo gusura ingoro y'umuryango RPF ku rwego rw'igihugu, tugira n'igitekerezo cyo gusura ahari amateka yaranze urugamba rwo kubohora igihugu cyacu cy'u Rwanda mu 1994. Igitekerezo cyavuye ku banyamuryango batuye mu murenge wa Kigoma, bamaze kumva ibyiza by'umuryango n'ibyo umaze kubagezaho, bifuje gusura ahari ibikorwa binini bigaragara kugira ngo nabo babibone nk'uko babyumvaga ku maradiyo no ku mateleviziyo. Murakoze. Icyo twungukiye muri uru rugendo, twarushijeho gusobanukirwa ibyo twumvaga kuri radiyo cyangwa tukabireba kuri za televiziyo, twarushijeho kubisobanukirwa no kubireba mu maso aho twari twibashe kwigerera, kandi bidutera imbaraga zituma twarushaho gukora dufatanyije n'abatubanjirije mbere. Chairperson w'umuryango RPF Inkotanyi mu murenge wa Kigoma, Bwana Rukundabahizi Bernard, avuga ko hari amateka batari bazi bungukiye muri uru rugendo, kandi yemeza ko hari ingamba bafashe, akanagira icyo abwira abatarasura aho basuye. Amateka twamenye cyangwa twarushijeho kunguka mu byo twari tuzi, ni ukuntu ingabo zari za RPF Inkotanyi bari abantu bakeya, bafata u Rwanda bitanze. Ubwitange bakoresheje byagaragara ko bari bake cyane ugereranyije n'ababa bari bahanganye ku rugamba, ariko umutima bashyizemo, imbaraga bakoresheje, ubwitange, twabonye ari ibintu bidasanzwe, byatumye biduha imbaraga natwe mu byo tugiye gukora. Nubwo urugamba rw'amasasu rwarangiye, ubu ngubu ari urugamba rwo kwiteza imbere, kurushaho gufasha igihugu mu byo dukora byose, turushaho guharanira iterambere ry'umuturage n'umunyamuryango muri rusange. Murakoze. Murakoze. Ingamba twafashe nk'abanyamuryango baravuye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma, twarushijeho kumenya ibyo RPF yakoze, ibyo umusanzu utanga, icyo ukora. Turushaho no kumenya amateka yaranze igihugu cyacu. Muri ibi byose rero twamenye, twihaye ingamba zo kudasubira inyuma, ingamba zo kuvuga ngo twebwe nk'abanyamuryango, niba bararwanye bafite igihugu, twakora iki? Icyo twakora rero n'izo ngamba twihaye, ni ukurushaho gukora ibikorwa bifatika bigaragara buri wese, tukava mu magambo, tukava mu kwicara mu bitekerezo biri hasi, twazamutse cyane mu bitekerezo. Niyo mpamvu twafashe ingamba rero zo gukora cyane kandi dushingiye ku mateka twamenye, uburyo tuzarushaho guteza igihugu cyacu imbere, turwana urugamba rwo guteza igihugu cyacu imbere rutarangwa amasasu. Murakoze. Ubutumwa naha abanyamuryango bo mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza n'abo mu gihugu muri rusange, nabashishikariza gusura ingoro y'umuryango, gusura inteko ishinga amategeko, bakareba amateka yaranze igihugu cyacu. Ikindi ni uko nashishikariza abantu turi kumwe ko tudatezuka mu guteza u Rwanda rwacu imbere, cyane cyane dushingiye ku mpanuro nyakubahwa chairman w'umuryango RPF Inkotanyi ku rwego rw'igihugu, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, impanuro aduha, inama tugira, ko
ko tutasubira inyuma mu bikorwa dukora kandi turusheho gukora cyane tuzarushaho no kwiteza imbere murakoze. Umuryango RPF Inkotanyi mu murenge wa Kigoma uretse gushyira hamwe bakajya gusura ingoro nshingamategeko y'u Rwanda n'ingoro y'umuryango RPF Inkotanyi ku rwego rw'igihugu, basanzwe bakora n'ibindi bikorwa by'iterambere harimo gufasha abatishoboye, kuremera abakene ndetse n'ibindi. Ahmed Ishobora byose, Ikigoma muri Nyanza. Twese dufatanye, twese